umuntu wasenze. Haleluya! Iyo umuntu yasenze niwe wenyine ujya ugera ku mutima w'Imana. Ubona ubuzima bwawe ari amasengesho. Narabibonye. Abantu bateranye, imiryango yateranye ngo biragenda gute? Abaganga babuze ibisubizo, bategereje akuka ka nyuma, ariko Imana yumva amasengesho. Umunyantege nke mu gusenga asengera igihe arimo. Umunyembaraga mu gusenga arenga igihe arimo agasengera igihe ajyamo. Mana we, amasengesho ntajya abora, ntajya asaza, arahunikwa. Ikintu ufite mu buzima bwawe kiruta ibindi ni amasengesho. Satani ntajya abuza umuntu kuba mu masengesho, ariko amubuza. Natekereje ko dusoma ijambo ry'Imana. Ufate Bibiliya dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma Timoteyo wa mbere igice cya 5. Turasoma ku murongo wa 5 n'uwa 6. Tuganire. Ndashimira Imana kandi kuko twese twaje gusenga. Yego dufite no gusenga nyine kuba imbere y'Imana, tukaganira n'Imana ariko mu buryo bwo gusenga. Hari igihe abantu baganira n'Imana mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bwo kwizera, ariko turakoresha inzira yo gusenga. Haleluya. Dusome Timoteyo wa mbere igice cya 5, dusome n'umurongo wa 5. Aravuze ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. 6 baravuze ngo ariko uwidamararira aba apfuye ahagaze. Uyu murongo wa 6 muse n'abawutindaho cyane. Aravuze ngo ariko uwidamararira we aba apfuye ahagaze. Mora nkurikira se? Yesu ashimwe cyane. Twongere, Yesu ashimwe cyane. Timoteyo wa mbere igice cya 5 murongo wa 5 n'uwa 6. Aravuze ngo umupfakazi by'ukuri. No kuvuga ko hari abandi batari abukuri bitari byo. Ashobora kwiyitirira kubera izindi nyungu ntazi. Ariko abarasobanuye ngo n'umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. 6 baravuze ngo ariko uwidamararira. Mwabonye ko abantu badamarara? Umuntu akidamararira kuko yabonye ibiryo. Ariko abantu dufite ikibazo gikomeye. N'abantu dufite ikibazo. Ntabwo mvuze ngo abantu mufite ikibazo. Abantu dufite ibibazo byo kudamarara kweri. Ibiryo uko haguze umuceri ukagereka akaguru kandi ukadamarara kubera umuceri. Murumva ari byiza. Wagura ibirayi ukadamarara, nibitinda bizabora. Ukadamarara. Imyenda, ikintu nabonye kidafite agaciro rwose nanjye ejo narabibonye, ni imyenda. Uzi ko umuntu agenda akadodesha amasitire ku kindi cyumweru yaza kugira ngo ntiyigeze ajya mu isoko. Uwidamararira we ku Mana aba apfuye ahagaze, ariko si ku bantu.
kwibagira, nta muntu Satani ajya kuza kuba mu masengesho, ariko icyo akubuza gikomeye ni ukukubuza gusenga kandi wabaye mu masengesho. Aho rero mbaye nk'uwigishije ako nubwo atari ngiye kwigisha. Satani ntajya abuza umuntu kuba mu masengesho, ariko amubuza gusenga. Kuba mu masengesho ni kimwe, no gusenga ni ikindi. Kandi iyo abantu birata ibihe babaye mu masengesho, nicyo birata. Niyo ubajije umuntu uko asenga, akubwira igihe yakiriye Yesu. Akakubwira ati ngiye maze imyaka 37 nakiriye umwami Yesu. Yewe wa mugabo we, ntibakubajije igihe wakiriye Yesu, barakubajije ngo urasenga. Hari ukwakira Yesu, hakaba no gusenga. Hari ukubwiriza, hakaba no gusenga. Hari ukuyobora, hakaba no gusenga. Hari ukuba umuhanuzi, hakabaho no gusenga. Ikintu gitsinda Satani ntabwo ari uguhanura, ni ugusenga. Intwaro ukwiye kuba ufite, ikwiye kwiratana, nubwo bataguha ijambo ukaryiha, ni ugusenga. Abaje gusenga muzamure ibiganza mushimira Imana. Nimuyikomera amashyi. Haleluya. Narashakishije, naratekereje, nareba, nsanga amasengesho afite imbaraga ndengakamere. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana abigisha batagira kwigisha. Umuntu usenga wabigize intego akabigira umurimo arusha umuhanuzi imbaraga, ariko ntitubizi. Umuntu wafashe ubuzima bwe, imibereho ye akayigira amasengesho. Nazambwira Nyirabayire, nujya uzamura icyubahiro mbere wowe. Nujya uzamura amaboko mbere, uriya ngo yari umutaramu. Umutaramu zinze ariko bita Yesu aramutoraguraho mu kinani, aramuzamura, nta matora yamutoye. Ngo ni amatora kiza kubona wari kumutora, amwicaza hariya. Namubwiye nujya uzamura amaboko mbere. Amasengesho agira umumaro, akwicaza aho utari kuzicara. Gusenga. Ese mwebwe banyakuba mwaje hano, iyo murebye mwitegereje mu buzima dufite, mubona dusenga? Murebye uko twakagombye kuba tumeze, no kuwa kane nzongera nigishe gusenga, ntabwo byashira. Murumva byashira mwebwe? No kuwa kane zabivuga. Mubona dusenga ukurikije intambara ufite, ukurikije ibibazo ufite, ubuzima ubayemo. Waguha ikaramu n'urupapuro ngo andika, urabona ikintu washyira imbere ni ugusenga. Ikintu ufite mu buzima bwawe kiruta ibindi ni amasengesho. Kandi ibi ndi kuvuga, harimo bamwe batari bakeneye, batari biteze kubyumva. Kubera iki? Ibi ni nk'ingota. Nibaje ni impamvu nshoje simbizi. Nifuzaga ko bariya bari kuvuga nka nyuma yanjye, byibuze kugira ngo mvuge mbere abandi bagire. Ariko ngiye gusa n'ubamanura nyine hano mwari muri. Ngiye gusa n'ubamanuraho gato, ariko ntacyo, ntabwo ari habi mbajyana. Urebye aho utuye, mwumurikire, aho utuye, isura ufite, urugo rwawe, izina ufite, abana ufite kuba bafite, amashuri wize, umugabo mubana cyangwa umugore mubana, ubona ubuzima bwawe ari amasengesho. Iyo urebye inzira unyuramo, iyo urebye aho ukorera, iyo urebye ibyo usabwa, ubona ubuzima bwawe warabugize amasengesho.
ibintu Yesu yakoze, Yesu nk'Imana akavuga ngo iyi si nzayibamo ngeneye kurya, iyi si nzayibamo nambaye. Hari n'izindi nyigisho ntazo zavuye ngo Yesu yagiraga ikanzu imwe gusa ngo yayikuriyemo ngo kugeza apfuye. Sinabisoma. Yesu yanafite imyambaro myinshi. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 20 baravuga ngo umunsi wo gupfa ngo abasirikari bagabanya imyambaro ye 4, imyambaro ye gusa bayishyira mu matsinda 4, ngo hasigara ikanzu imwe itari ifite umubariro. Niyo yandi tujya tuvuga ntiyari ifite itandukanyirizo, ntaho yari ihuye yose. Iyo baravuga ngo ntabwo twayica kuko niko ubuhanuzi bwavugaga, ariko Yesu yagiraga imyambaro. Iyo urebye ibyo usabwa, iyo urebye ibyorezo biri hanze, iyo urebye intambara ziri hanze, iyo urebye amakuba ari hanze, urabona ufite stoke y'amasengesho. Iyo mubonye ukuntu abanyabwenge b'isi bari kunanirwa, ubu rero abantu bizi Butare bagira ngo barize. Yemwe bantu mwizi Butare, ndareka mayitangaza mushyiremwe akarongo. Undi mwaka haraza bize mu Bushinwa bazi Icyongereza kuruta wowe, haraza abize muri Amerika bazi gutegura imishinga kuruta wowe wayiteguriye mu Rwanda gusa. Haraza abandi bize ibintu by'isi. Iyo urebye ubona ufite amasengesho, nicyo tugiye kureba. Ariko kubwira umuntu wiriwe muri sejemu ngo nta masengesho ufite ni intambara. Ahubwo ngiye kubakangura ngo musenge. Haleluya. Nje kubakangura kuri uyu munsi wa mbere, musenge, musenge, musenge kugira ngo mutajya mu moya. Musenge kugira ngo amasengesho abatambutse ejo. Musenge kugira ngo amasengesho ahinduke intwaro zo kurwanisha. Musenge kugira ngo amasengesho ababere urukingo. Musenge kugira ngo amasengesho abavuganiraho mutavuga. Musenge kugira ngo amasengesho ababere intebe mwite. Haleluya. Kuki umwanzi, kuki umwanzi atuma tudasenga. Icyambere, impamvu ya mbere ikwiye gutuma dusenga, ubwo ngiye kubabwira za zindi 3 nsoza. Impamvu ya mbere dukwiye kuba dusenga twese nuko turemanywe intege nkeya. Twese turemanywe kudashobora byose. Twese uko twicaye, waba munini, waba muto, waba muremure cyangwa mugufi, wakwiga uko ariko kose, uremanywe intege nkeya, uremanywe kudashobora byose. Yemwe usibye ko ngenda kubibutsa, nuza gusenga ikimenyetso nguhaye uraza kwiyemeza intege nkeya, kandi nta muntu kubwiye kuri umunyantege nke. Nuza kugira umwanya wo gusenga uraza kubwira Imana ngo Mana ntacyo nshoboye, iri joro ntiryacya, ahantu sinahanyura, aba bana sinabarera, sinabigisha ngo bikunde, ariko ndagusabye kugira ngo uzubane nanjye. Ni ikimenyetso cy'uko ukwiriye gusenga kuko uri umunyantege nke. Bwira umuntu ngo uri umunyantege nke, bimubwire uri umunyantege nke nyine, uri umunyantege nke uburyo bukomeye cyane. Ariko kubibwira umuntu nkawe utaha muri ya nzira imwe amakaro, utanakubwira ngo wabaye umunyembaraga, wavuga abantu bakoma amashyi ukagira ngo wabaye umunyembaraga, uri umunyantege nke rukomeye. Ariko Yesu dusenga ni umunyembaraga. Amen. Haleluya. Icya kabiri cy'amasengesho, niyo ntwaro yonyine ikora mu buryo buboneka, igakora no mu buryo butaboneka. Akora ku mugaragaro, agakora no mu ibanga.
masengesho abikoze, ariko afite n'ubushobozi bwo gukorera iyo hasi, agakora ibiboneka, agakora no ku bitaboneka, akora inyuma, agakora n'imbere, akagenda akagera ku bikomere byo mu mitima. Abantu batazi ko ugendana, amasengesho yagerengaho abantu bareba, akagera imbere aho abantu batareba, akomora ibyo muganga atakomora, agakemura ibyo amafaranga atakemura. Ariko amasengesho ni meza, mwakagira Imana. Tera haleluya! Akora mu buryo buboneka, agakora no mu buryo butaboneka. Urasenga. Abanyabwenge b'isi batwigishije ko isi izenguruka, sibyo? Siko bigenda? No, hari umuntu wasenze, we arabihindura, abona sibyo. Mu mwuka abona isi irahagaze, ahubwo abona ikibazo kigenda ari izuba, niyo suwa. Aravuga ngo intambara turi kwirwana ku isi ihagaze, ariko mu mwuka izuba niryo rifite ikibazo. Aravuga ngo zuba hagarara. Wazuba we hagarara. Gusenga ni byiza, byo bikwereka ibyo abantu batakweretse. Abona ikibazo isi itabonye, abona indwara muganga atabonye. Haleluya! Uzajya kumva, umve wasenze, Mana ndagushimiye, Mana ni imbere yawe, Imana ikakubwira ngo ngukije indwara, kandi uri muzima, urarya, urambaye, uragenda, kumbe urarwaye. Kumbe wararwaye, ahubwo nimva bari bagiye kwicukura. Imana ikakubwira ngo ndagukijije, urangijije, ahubwo wari ugeze gupfa. Kono y'umunyu, si ikibazo cy'umunyu, wari ugiye gupfa, ariko kuko wasenze, iyo ndwara ndayihanduye. Nimushimire Imana igidukiza ibiboneka n'ibitaboneka. Nimuyikomera amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Gusenga bifite imbaraga, bifite ubushobozi bwo kudukiza ibiboneka, bikadukiza n'ibitaboneka. Amasengesho ajya arwana intambara ziboneka n'izitaboneka. Yewe n'abazakurwanya bataravuka, amasengesho akabona ko hari abantu bazavuka kandi bakazakurwanya. Imana ikakubwira ngo nzakurwanirira kuko wasenze. Haleluya! Ibi byuma nabyo reka mbireke, wa munwa wa munwa rekera. Narabibonye Imana igukiza intambara n'abazigutera bataramenyana, batarahamagarana ngo bamenyane. Imana ikakubwira ngo bazaterana. Bazaterana, ariko singi yewe bazanagutera. Nibajya kugusumira nzabatatanyiriza mu nzira. Ntabwo Imana ijya ibibwira umuntu uri mu murima, ibibwira umuntu wasenze. Haleluya! Iyo umuntu yasenze niwe wenyine ujya ugera ku mutima w'Imana, akavanayo ibintu akabizana, akabishyira hano. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndabifuriza gusenga. Mfite umuhungu ujya usenga isengesho rimwe, ni rimwe, namwe ndetse nta bindi urahishurwa. Ati reka da, Mana waturinze ku ishuri, urinda papa, urinda mama, waduhaye ibyo kurya, uzatwiha ubwenge, tugiye kuryama,
ejo tuzasubira ku ishuri. Amen. Nta bindi uramenya ati nta bindi ndayishurirwa. Ibyo birati ibyo birahagije. Iyo mwe mugiye gusenga abo bari kureba gutya ati ntagira undi usenga we ntiyemera ati se kone nasenze. Ati nawe ugiye gusenga ati ngaho ni musenge. Musenga ameze gutya atari ko nyine ari narangije. Amasengesho yarangiye ati nayarangije yose tiragisigaye. Umuntu wasenze ni nawe usenga, ntabwo amasengesho yarangira. Urumva amasengesho yarangira? Wasengera ingingo, usengera amara, usengera igifu, usengera umutima, usengera isibo, usengera abuzukuru, usengera abuzukuruza. Ariko mweka mubwira Imana, umunyantege nke asengera igihe arimo, umunyembaraga asengera igihe ajyamo. Umunyantege nke mu gusenga asengera igihe arimo, umunyembaraga mu gusenga arenga igihe arimo agasengera igihe ajyamo. Asengera abuzukuru atarashaka. Urasengera abana gusa kandi ufite abana nyine. Sengera abuzukuru, usengera abuzukuruza bazavukire mu masengesho. Dayimoni najya kubakubita asanga hari amasengesho ya nyirakuruza yabasenyeye. Abarozi nibajya kubatanga basanga ntibishoboka, basizwe mu masengesho. Tera haleluya. Oh mana we, amasengesho ntajya abora, ntajya asaza, arahunikwa. Nimugera muri mushimira Imana mwakagira Imana. Amasengesho akora none agakora nejo, none nejo. Myaka shaka, myaka ni myaka, myaka ni myaka kabisa. Narabibonye. Hari ibintu byatubeshye, hari amajwi twumvise atariyo, mu amasengesho turayabika. Ayiwe wayabika se n'imyambaro yayibika ikavuba, ibisimbura bibika bikamungwa. Amasengesho afite imbaraga ku buryo atabikwa inaha, ntajya abikwa inaha, abikwa iwabo. Tera haleluya. Niyo mpamvu banywa amasengesho dusenga aratumbagira ngo akagera ku Mana. Imana ariko banza ari sawa kabisa. None se mureke mbabaze, noneho mureke mbabaza akantu mwumve ukuntu amasengesho afite imbaraga. Hari umuntu muri mwe ujya ubika muri banki? Nta kibazo. Hari umuntu ujya ubika muri banki muri mwe? Arahari ngo agire ibyo? Ubu mwese nta numwe. Byanze wajya kubona message ngo ejo. Ayiwe ugakarakaza wapi, system yabihakanye. Aho bitandukaniye kubitsa mu isi no kubitsa ku Mana. Imana ntigigira ikibazo cy'amakonegisiyo. System y'Imana ntigigira
obstacle, ntijya igira imbogamizi, ihora iregeye. Nubwo waba uri mu mwobo, sisiteme y'Imana igusangayo. Nimuhoberane, mubwire ngo humura, aho wabikije harizewe. Mana, Satani yagusuzugurana amafaranga menshi, Satani yagusuzugurana urugo rukomeye, Satani yagusuzugurana etaje, Satani yagusuzugurana inzu nziza, Satani yagusuzugurana imyambaro, Satani yagusuzugurana izina, Satani yagusuzugurana abana benshi. Ariko iyo ageze ku masengesho aratinya, akavuga ngo uyu muntu nubwo ari imfubyi ariko afite amasengesho. Nimuvuga ngo amen. Abaje gusenga nimutere haleluya mu izina rya Yesu. Kamubwira icyanyuma, amasengesho yakora. Kandi bantu twabyumvikanyeho, nubwo hari abandi baje none, narabarahiye ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta munyabyaha ujya usenga, ntawe. Umunyabyaha araterana akirirwa ashyushya intebe ariko ntajya asenga. Gusenga bikorwa n'umukiranutsi, bikorwa n'umuntu uzi agaciro kabyo, bikorwa n'uzi ubushobozi bw'usengwa arindi. Iyo dufashe rero abantu muri Kongo abanyabyaha ngo baze gusenga, nta kundi twabivuga, ni ururimi. Baje mu masengesho, nimubareke baze mu masengesho, ariko ntibaje gusenga, kuko kuyabamo no kuyakora ni ibintu bibiri. Wasenze ngo ngewe ngo bamvuze ngo ubu rero ngo sinzi ukuntu umeze, ngo Mana ngo abantu ngo bababonye. Nta munyamasengesho uvuga utyo. Namenye ibintu bibiri biteye ubwoba ku masengesho. Haleluya. Ariko turi kumwe. Namenye ibintu bibiri biteye ubwoba. Morodekayi hano harano bajya bamwigisha, ariko namumenyeho ibintu bibiri biteye ubwoba. Icya mbere ni ukumenya ubushobozi buri mu masengesho. Icya kabiri ni ukumenya imbaraga ndengakamere ziri mu mwami usengwa. Nimwumva ko ari ku irembo, si ufungurira bose yaza kuba nkanjye umuzayifu umunyantege, nari kumupfukama imbere ndi ndapfuye. Ni bose napfuye, Hamani yamagurukiye, yaramukingura aramubwira ati ibyo udashoboye wowe genda injira. Aravuga ngo ikintu gishoboye ibintu byose ni amasengesho. Arapfuka. Kandi bageze ku nkombe bagiye gupfa, inzandiko zanditswe, umwami yabisinyiye. Ntabwo ari kureba umwami, ari kureba Imana. Kandi azi ko amasengesho afite imbaraga zo guhindura ibintu byageze ku munsi bikagera ku masaha, bikagera ku minota. Amasengesho afite ubushobozi bwo guhindura ibintu bisigaje ibice. Ngate haleluya. Mureke mbahanurire, amasengesho afite ubushobozi bwo guhindura ibintu bisigaje amasegonda gusebe, amasegonda ngo wandagare, amasegonda ngo bagushishimure, amasegonda ngo umwanzi avuge ngo wa. Amasengesho afite imbaraga.
buriya ntibari bapfuye, abayuda ntibari bashize, bari bafite uwo babwira. Mwana ngo singuzantabara kuwa kangahe, hakiri kuwa kangahe, haracyari kera, haracyari ndetse utarasenze. Urasenga umuyaga ukaza, ukarenga ku rwego rwo kubibona wowe n'abagukikije bakabibona, yajya kugushishimura bigasanga neza 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 uhagaze mu ruzitiro rw'amasengesho gusa wenyine. Muri iri teraniro nkeneye umuntu Imana yatabaye habura nk'iminota, Imana igakora cya kintu habura nk'iminota neza 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 neza, ubona ibintu birangiye. Arimo arimo nta minsi nta masaha, Imana ikagutabara ku minota. Ikamurinda guseba habura. Tera haleluya. Narabibonye. Abantu bateranye, imiryango yateranye ngo biragenda gute? Abaganga babuze ibisubizo, bategereje kuka kanyuma, ariko Imana yumva amasengesho. Dufite Imana yumva amasengesho we. Utazi ko bucya ubona ibintu bibadiritse kabisa, ari danje, byacanye umutuku. Ariko amasengesho agira imbaraga zo kurimbura ibintu. Ariko Satani ni mubi yo katsindwa utuma tudasenga, kandi agashaka kutwitabo tutaribo. Bavuga abanyabasengesho muzamura ibiganza twese tukazamura duta, ahubwo ati siriha Satani akagukoba ati ndakudihiriza, ahubwo kumbi bimwe mu bimenyetso bizakubwira ko wasenze. Amen. Nuko Imana itaguha amasezerano angana n'igihe urimo. Iryo ndarivuze kandi iryo ndarivuze muryandike. Iyo wasenze Imana ugapfukama ugasenga Imana, ntabwo Imana iguha amasezerano angana n'igihe uhagazemo. Oya oya. Isanga umuntu uri kunyonga igare ikamubwira indege. Isanga umunyamibabaro ukorera abantu, umukozi wo mu rugo, ikamubwira ngo uzakoresha abantu. Woza ibyombo, ikamubwira ngo uzajya mu Bushinwa kurangura. Iyo wasenze higi guha amasezerano angana n'igihe uhagazemo. Isanga warakiriweho iteka ry'uko utazabyara, ikakubwira abuzukuru. Bantu mwaje gusenga mwate haleluya. Higi guha amasezerano angana
imana n'igihe uhagazemo reka da ngo nisanga waburaye ngo nguhaye intoryi nzaguhanga intoryi ngo nguhaye idodo ngo nguramiye agatima no si uko imana ivuga. Iyo wasenze ikurenza urwego urimo ikakubwira aho izakujyana. Nasenze imana ngo irambwira ngo imbaye kawunga ngo ya stoke ngo imbaye ubugari ngo imbaye ibijumba byinshi uzagenda ngo amateke ngo mbage. No, yakubwiye ibingana n'amasengesho ufite. Imana isanga umuntu mu kinani, ikinani ruhurura, kana nicarire hano wiyorose umubabaro witangiriye itama kakubwira ngo njye sinya ndeba nk'abantu kuko tutasenze dutekereza ibingana n'igihe turimo. Musenge ntabwo mu minota nk'ingasi reka mabwire ikindi zababwira ibindi reka ikintu ngiye kubabwira. Fata mugenzi wawe mu kiganza ubwira ngo Imana igiye kukurwanirira utarwanye. Igiye kukurwanirira utarwanye. Sema haleluya. Sinzi ubwoko bw'intambara ufite, sinzi intambara uko zingana, ariko Imana wasenze, Imana wiriwe imbere, Imana wasenze mu mvura ifite imbaraga. Uko ahozeho kera n'uyu munsi ni kuri, ntagatuko guhinduka namawe kakugaragaraho. Iyo uvuganye n'umuntu ushirwa rukubisoje. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahora uko wahozeho kera cyane n'uyu munsi ntagatu ko guhinduka kakugaragara. Haleluya. Hezekiya yigeze ahagurukirwa n'amahanga, ahagurukirwa n'umunyembaraga witwaga Sanikerebu ngo amutuke ibitutsi bitandatu. Natewe ubwoba n'iryo jambo ngo ibitutsi bitandatu, ngo kandi ngo bona amagambo adahagije, ngo aramwandikira ngo baramutuka arababwira ngo mwibeshye.
sinzi umuntu mpanuriye ariko ari muri riteraniro. Ibitutsi bagututse baribeshye. Imana wasenze igirwanirira abakiranutsi batarwanye. Hari igihe Satani agutuka mu ibanga. Hari igihe Satani agutuka mu ibanga, yabona ntibihagije akagutukira mu ruhame. Arababwira ngo mwibeshye. Ngo fata urwandiko bamwandikiye ngo ruzamukana imbere y'Uwiteka. Aravuga ngo ntabwo ari njye batutse, ni wowe. Imana iramubwira ngo icyo ukoze nicyo nashakaga. Nashaka kuza gusenga. Iramubwira ngo ndirahiye ndi Uwiteka. Ayaya. Iyo ntambara nzayigukiza utarwanye. Imana igirwanirira umuntu ikamuhanaguraho na dosiye, ikamukura no muri icyo kibazo. Muhaguruke. Nabonye Imana irwana intambara zo mu kazi. Irazirwana bucya mu gitondo yazirangije. Nabonye Imana irwana intambara z'imiryango. Nabonye Imana irwana intambara zo muri karitsiye. Abantu bakakwita umurozi utazi n'umubirizi. Bakakwita izina utazi aho rituruka. Ariko Imana wasenze ikakubwira ngo nzagukiza intambara utarwanye. Siko bizaba ku bantegereza, nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Abasenze Imana mutera haleluya. Imana. Nabonye Imana irwana intambara z'urubwa. Urubwa. Hari igihe umuntu aberwa n'urubwa. Imyambaro ikamubera, akaberwa no kuvugwa. Aho unyuze bakakuvuga. Aho unyuze bakakuvuga. Bakakwita icyo utakekaga. Bakakwita uwo utari. Bakakwita ndetse bakarenga kuri wo bakamenya n'icyo uzabejo. Iyo wasenze. Ariko Mana ndagushimiye. Ndagushimiye. Hari igihe Imana igirwana intambara y'amateka. Ndazizi. Intambara y'amateka. Uriya ni mwene nde? Uriya avuka mu kahe karere? Uriya yaje ate? Mwitonde. Yo, Imana ati mbirimo. Nzagukiza intambara y'amateka. Ndi Imana. Kuko wasenze. Ahantu diplome itarwana amasengesho ajya harwana. Ahantu amafaranga atarwana amasengesho ajya harwana. Ahantu imiryango itarwana amasengesho ajya harwana. Ahantu umugabo n'umugore batarwana amasengesho ajya harwana. Ahantu yo tera haleluya. Dufatane mu biganza dusenge. Umusenyeri mubwire ngo Imana igukize izo ntambara utarwanye. Wari uzifite sinzi aho zaturutse n'abazizanye. Izo arizo zose, inzara n'intambara, ubukene n'intambara, indwara n'intambara, igisuzuguriro n'intambara, amadene n'intambara, ubushomeri n'intambara, kwangwa n'intambara, kubengwa n'intambara. Imana igukize izo ntambara utarwanye. Pira la side bere grando. Teleforia. Mana turagushimiye. Uri Imana igirwana. Amasengesho afite imbaraga zo kurwana intambara tutarwanye. Mana ya Aburahamu we. Mana twiringiye. Mana dusenga ku manywa na nijoro. Mana twatakambiye.
amasengesho afite imbaraga zo gukemura ibibazo bikarangira burundu. Afite imbaraga zo gukemura ibibazo kandi bikarangira burundu. Amasengesho afite imbaraga. Amasengesho y'umukiranutsi. Amasengesho y'umukiranutsi. Amasengesho y'abakiranutsi afite imbaraga. Amasengesho afite ubushobozi. Amasengesho we. Haleluya. Amasengesho we. Amasengesho ajya arwanirira abakiranutsi batarwanye. Ajya akiza indwara n'amakonsultation. Amasengesho amasengesho we. Amasengesho we. Ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. No gusenga. Amasengesho niyo yonyine ajya abeshaho umuntu utari ukwiriye kubaho. Niyo yonyine ajya arwana urugamba. Niyo yonyine. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Sifa kwake. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Yo. Mbaraga ndenga kamere ziba mu masengesho. Komera Yesu amashyi mushimire. Murebe mu maso. Reba uwo muntu mu maso. Murebe mu maso nabibategetse. Murebe mu maso. Murebane. Reba uwo muntu mu maso, hari icyo mupfa. Mubwira ngo ni wowe Imana ibwiye. Ni wowe. Tumusabire umugisha w'Imana. Imana